kuko niba umuntu ni mugufi nyine ni mugufi kuki se nta bimubwira ntabwo uri buconge nubwo bugufi nturi mutere izindi santimetre sibyo ndagukunda gorogota unyibutsa amateka yo wankunze namuzi asiga byose ngwambone aritanga ngombeho. Uramaze tubwire complexe wowe wagiraga yari iyi Complexe yanjye rero cyangwa hari n'abandi bantu tuzihuje cyangwa nawe tuyihuje ariko naba nkubeshye njyewe nagiraga complexe y'ubugufi ukumva se bigutwaye iki? Nagiye no kwiga muri kaminuza bitarashira nambaraga inkweto ndende from morning to evening donc ntago nari nzi no muri douche najyanaga hotaro donc nafite ibikari bikamambiri bibaho biba bifite ikintu kirekire kandi ariko bandi bakubona kuri mugufi ariko bomba babahejeje ariko foke nge nishiraho mesure nyine ku buryo nzajya amenya ngo nakuze cyangwa byanze njya muri chambre twararagamo mfata akati keza ndagasongosora ndagenda nishiraho ku mutwe ndipima kugira ngo najya yiyongeraho akantu ujye ubimenye njye mbimenye ndangije ncaho umurongo sasa ikintu gitangaje numvaga nyine nzajya ngeyo nka nyuma y'ukwezi atatu mbwira Yesu nabikoreye amasengesho mbwira Yesu ngomba kumara complexe z'ukurundi mugufi ko siniremye nta n'uruhare nabigizemo niba ari genetique niba ari ikibazo cy'imikurire niba ari ubuzima ikintu gitangaje no buryo umugabo wawe ari muremure nawe ari umuntu wamaze complexe kandi na donc kubona nyine yara amahoro n'imigisha bibe kuri we nshuti ukurikiye SINAI TV by'umwihariko ufunguye iki kiganiro turakwakiriye mu izina rya Yesu gubwa neza Imana amahoro mu ruhande rwawe abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese yambi turabakunda cyane abajya muri comment mukandika abakora like abasharinga mu magroup atandukanye cyangwa ku mastatut yanyu ibiganiro byacu no kuri muraduhezagira cyane Imana ibaha umugisha nitwa Fidele Gatabazi iyi ni SINAI TV kanda subscribe cyangwa se abone niba utarabikora kugira ngo ujye ubona ko hari ikiganiro gishya dushyizeho kanda kuri iyo nzogera aho ngaho rwose uzajya ubona notification turi kumwe n'umumama mwiza nanjye ngo n'umukobwa weze neza mubyeyi Yesu yagiriye ubuntu meze uteze ndashima Imana turakwakiriye kuri SINAI akoze cyane urasa neza asante sana meze uteze ndashima Imana amakuru y'iminsi meza ndashima ko urashima Imana SINAI TV warusanzwe yizi cyane uri umuntu wacu bakazi subscribe genda urebe ahubwo mukanyiranyereka ko akazi subscribe wahabonye utese kuri SINAI TV ni ahantu heza cyane ko hari n'abantu nkunda bahita haba heza yego dushimye Imana ko ikugejeje kuri SINAI kandi ko tugiye no kuganira watangira wibwira abantu rero batakuzi bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere cyangwa se abantu bakwibagiwe hari n'umuntu ukuze ariko ashobora kuba yarakwibagiwe umuntu nzi yaranyibagiwe warahindutse amazina yo nicyo kintu kitahindutse we ishusho irahinduka uko umuntu akura nitwa Claire mu mararungu nkaba ndi umumama mfite abana 3 n'umutware wabo nkaba ndi umukristo yego umuntu nk'abadamu buraya yahita akubaza ati niki wakoresheje kugira ngo ntubyibuhe nk'abamama nyine umuntu byaye gatatu ukaba ukigaragara nk'agakumi nabirenze niba byashatse kuba ntabwo kundi ngo wanga kunywa igikoma ngo wanga konsa konsa ndonsa pe ko bishoboka n'igikoma ndakinywa cyinshi n'isombe ariko nyine niko ni igihe niko mbitekereza ko hari igihe kigera umuntu akavumbuka akabyibuha ikindi gihe umuntu akananuka yego haya turakwakiriye kuri SINAI uri umuramyi uri umuririmbyi muri kwa Albesalel unaririmba no ku giti cyawe byose turabishimira Imana rero mbere yuko tuganira turagira ngo ubanze usenge kugira ngo umuntu ugiye gufungura iki kiganiro cyangwa se ugiye gukomeza kukireba aze kugira icyo yunguka karibu
Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye imbabazi n'umurava, tugushimiye urukundo tugirira Mana, twitaho umunsi ku wundi, ntabwo dutererana, ntabwo tureka, uri Imana yacu kandi uri na papa wacu, uri byose byacu Mana, uri ubuzima bwacu, muri wowe niho dukura ibitwuzuye dushobora gutanga, muri wowe niho dukura imbaraga, muri wowe niho dukura ibyiringiro, nibyo koko Mana urukunesha kwacu kandi uri n'imbaraga zacu, muri wowe dufitemo byose dukenera. Ndakwinginze ngo kuko ibyo bikuzuye ari byo natwe waduhayeho, uduhereza imbaraga n'umwete wo kubihereza bene data babikeneye n'abatekereza ko batabikeneye, ariko umwuka w'Imana acekinga imitima yabo akabona ko babikeneye. Ibyo bintu bitwuzuze kandi uduha imbaraga zo duha imitima ibyakira gutyo ibisiporta kandi yemera no kubitanga uko tubihawe. Ugire neza bene data bakurikira iki kiganiro, kubw'ubuntu bwawe ubaha umugisha kandi kubw'ubuntu bwawe wahishurire Yesu Kristo muri cyo. Haleluya. Hereza umugisha bene data kuri SINAI TV, kubw'ubuntu bwawe twese tugubwe neza muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turongera turakwakira inshuti wowe ufunguye iki kiganiro kandi abantu tubana ku munsi Imana ibaha umugisha. Turongera twakiye Claire. Murakoze cyane. Ese witwa mama nde? Mama Hirwa. Wow. Mama Jabo. Frère witwa Hirwa. Yitwa Hirwa. Ufite abahungu batatu? Ufite abahungu babiri n'umukobwa umwe. Wow. Imana ishimwe yaguhezagiye. Ishimwe. Yego, mbere yuko dutangira abantu bakuzi muri kwa Besalere hari akantu waririmbye kitwa Gorogota, babarundirimbira akantu gato. Ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwankunze namuzi, asiga byose ngwambone, aritanga ngombeho. Gorogota, Gorogota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, waririwe w'amarira menshi cyane. Gorogota, wamenetseho amaraso menshi cyane. Gorogota, imfubyi hakuye ibyishimo, abapfakazi baranyuzwe, nta mukene ukiganyira. Gorogota n'ikivumwe, ingumba zahakuye urubyaro, abandi barategereje, natwe turimo turashima. Yesu we warakoze, Yesu we waramenye amaraso, Yesu we watugiriye neza, Yesu we warakoze. Haleluya. Turashima Gorogota. Ingumba zahakuye urubyaro n'abandi barategereje, imfubyi zahakuye ibyishimo, abantu barasetse barishimye kubera Gorogota. Imana ishimwe ko yaduhaye Gorogota. Kare tujye kuganira ibintu byinshi twaganira, ariko uyu munsi nifuje ko tuganira. Hari abantu bagiye bagira complex cyangwa se bakaba batishimiye ukuntu Imana yabaremye, nubwo atari ikintu cyiza, ariko nzi ko icyo kintu kibaho, kandi umuntu akaba ari umukristo ariko ntanyurwe nuko ari. Cyambere cyo ni icyaha abantu bagira ibyo bintu, Imana bababarire, nicyo cyambere. Ariko ikindi tugiye kuganira turebe biza gute, biterwa n'iki, nihe nama umuntu yagira umuntu ufite icyo kibazo cya complex kubwa kantu runaka kamuriho. Urabanza umbwire n'ibyo bintu bibaho. Urakoze cyane. Uruvuze ku kintu cya complex nshatse guseka kuko nzi ko ako kantu kigeze kumbaho. Les manque katagihari, ariko complex ndayumva cyane. Complex ni iki? Ngiye numva
ni nka mu kinyarwanda cyiza, reka tuvuge ngo nko kutiyakira yego ku kintu runaka, ntunyurwe n'ikintu runaka, kutanyurwa ariko tubyite kutiyakira yego ku kintu runaka bitewe n'impamvu. Icyo kintu ushobora kuba warakivukanye cyangwa ari ikintu cyaje nyuma yuko ubayeho, ukaba urakuze ugize imyaka 15, par exemple ugize accident igusigiye akantu kagutera complexe, cyangwa se uravutse usanze wenda hari ikintu udafite ku mubiri wawe yego bikakunanira kubyakira, hanyuma complexe ishobora guturuka ku buryo bwinshi, cyangwa se ku bintu abantu bakubwira wowe utaruzi, murakwiye ati umusatsi wawe ko ari injwiri, ku bintu bitandukanye, ariko complexe cyane wowe utarunanabizi ko ari ikibazo umuntu akabiguhereza akakubwira ko icyo gikara cyawe kibangamye, kandi wowe wumvaga ntacyo bitwaye, wajyaga wiyakira, akakoblija noneho ko swata akubwira ati hari amavuta ugomba kwisiga kugira ngo use neza, akagushyiramo ya complexe ku buryo usigara uri kuri competition kugira ngo uyikavaringe kandi nyine mbere wari umeze neza. Hanyuma ibyo ni ibintu bishobora gutuma complexe yavaho. Hanyuma kugira ngo bike mu bishobora gutuma complexe yiyagrava cyangwa se ikura nyine ni nabo bantu entourage, abantu bakuzengurutse. Yego urumva mu by'ukuri umuntu aravutse, urabanza tubwire complexe wowe wagiraga yari iyi. Complexe yanjye rero cyangwa usanga hari n'abandi bantu tuzihuje cyangwa nawe tuyihuje, ariko ntabwo nkubeshyeye. Njyewe nagiraga complexe y'ubugufi. Ukumva se bigutwaye iki? Urumva ndi umwana muto, urabona hari ukuntu abana bajya muri vacances ugasanga abantu barabatangara, yarabyibushye yarakuze bucuri, baramusamariye. Yego. Cyangwa se mwamuvuye muri vacances mugiye ku ishuri ugasanga abarimu nyine bari kukuvuga yarakuze, yabaye igikumi. Niyo bari gutangara abandi barankumva nge nta muntu ugize ikintu avuga. Ibintu ni sawara. Cyangwa bakavuga ati kutajya ukura. Cyangwa barabikubwiye ariko ntuhinduka. Nkumva nyine birambabaje, so navuga ubwo abantu batajye babimbwira, birashoboka ko ari uko batankunda, nkaba narakuze ariko ntibabimbwire. Foke nge nishiraho mesure nyine ku buryo nzajya amenya ngo nakuze cyangwa byanze. Njya muri chambre twararagamo, mfata akati keza ndagasongosora, ndagenda nishiraho ku mutwe ndipima. Kugira ngo najya hiyongeraho akantu ujye ubimenya. Njye mbimenye. Ndangije caho umurongo. Sasa ikintu gitangaje numvaga nyine nzajya ngeyo nka nyuma y'ukwezi 3 cyangwa uko vacances irangiye. Yego. Cyangwa uko itangiye. Ariko ikintu gitangaje najyagayo buri munsi. Ntabwo warindiraga ko kwezi gushira. Kuvuye ku ishuri yawe sinaba nakuze ngasanga. So ibyo bintu nyine urumva deja complexe yahise itangira kiri no muri primaire, kandi icyo gihe umwana bagikura. Yego. Ariko kubera ukuntu abantu babikubwira, ukuntu ubona abandi abantu batakubikwereka ko nyine none se Claire, ntabwo wabonaga abandi bantu bagufi wowe usumba? Abantu bagufi nsumba. Hari umuntu mwiza nkunda, umutware wanjye. Yego. Akunda kumbwira ngo abandi nawe uri wowe. Nawe uri wowe. Abantu bagufi nyine bari mu isi yawe, nanjye nari mu isi yanjye. Byakugizeho izihe ngaruka kugira ikintu nk'icyo ngicyo? Mbere y'ingaruka gatoya kuri uwo murongo wanjye naciye, umurongo wanjye naciye nyine ingaruka byangize, nabonaga nawe nagiye kwiga muri secondaire, ngeze ku ishuri nkabona abantu bose basohotse muri refectoire batangiye gutangara, uyu mwana se aje kwiga herekeje umuntu nyine. Nanone biba birakomeje birakurikira. Abantu rero nibwo bayitsindagiye complexe. Nkabona nyine bagashaka kunyumvisha ko ndi muri secondaire ntabikwiriye. Irezuma ke nyine byaje kumarwa na Yesu. Naje gushira complexe kubera Yesu. Nagiye no kwiga muri kaminuza bitarashira. Nambaraga inkweto ndende from morning to evening. Donc ntago nari nzi no muri douche.
najyanaga hotaro donc nari mfite ibikari bikamambiri bibaho biba bifite ikintu kirekire can you imagine kandi ariko abandi bakubona kuri mugufi ariko bo bumva babahejeje yo ariko gake according n'ukuntu nibona muri societe kuna abantu banyakira ntangira gusenga ndavuga ibintu biri too much nimba numva muri dushe ngomba kujyana n'inkweto ndende niba muri classe ngomba kujyana n'inkweto ndende niba urumva ugeraho no kubirenge hakazaho utuntu tw'umukara kubera kutaruhuka yego sha wari no kuzazana impfundiko ahubwo ugishima Imana wapi zaraje mbwira Yesu nabikoreye amasengesho mbwira Yesu ngomba kumara complexe z'ukurundi mugufi ko siniremye nta n'uruhare nabigizemo niba ari genetique niba ari ikibazo cy'imikurire niba ari ubuzima ikintu gitangaje no buryo umugabo wawe ari muremure nawe ari mu bantu bamaze complexe kandi donc kubona nyine yaranyakiriye kwa ubona ahubwo ukuntu ndeshya arabikunda ubona bimuteye ishema ahubwo akajya nambuza kwambara inkweto ndende urumva hamwe na Yesu arankurira aba muri kumwe bakagira ngo ni nk'akana yasohoka yego hari abantu tugaruke kuri complexe yenda wowe wari ufite iyo complexe mu by'ukuri ikaba yagira n'ibintu runaka ikubuza tugaruke ku bantu muri rusange hari uburyo umuntu akura agasanga yenda afite iryinyo rihongotseho n'urugero cyangwa se byarabaye n'urugero ikintu runaka nyine kuri icyo kintu cyangwa ugasanga ufite nk'uruhu rumeze ukuntu ugasanga nk'umusatsi wawe wa mugani n'injwiri wa mugani ubona intambwe abantu batera muri icyo kibazo cya complexe zigenda zisunikwa n'iki complexe ubundi ikintu nakubwiye kitera cyane ni pressure y'abantu batuzengurutse agakunda kuguseza ariko ukuntu ufite ikirenge gitambitse ariko ubona ukuntu ufite umutwe munini ujya ureba ukuntu amenyo yawe ari impingikirane si ubwo kuki urebe umurari we iyo po yawe isite umwana w'umukobwa udafata podre ndebera we wajya ukora siporo ukazana amatuza we izo nzara za donc utwo tuntu bakubwira please uhuye na kamwe kuwa mbere ejo ugahura n'akandi birangira kakantu karema ikintu gikomeye muri wowe nanone ikintu kimara complexe ni abantu bakuzengurutse kuko abantu bakuzengurutse barakuzamura cyangwa bakakumanura yego niyo mpamvu bivugwa ko niba muri societe iguca intege abantu bari baguca intege bakubwira ibintu biri negative uba ukwiye kuyimuka ukajya mu bantu bagutera imbaraga no muri ibi bintu byo kuririmba bibamo yes mbega ikijwi suguri kuririmba gute suguri kuririmba nawe ujya muri korali suguri ninde wo kugeza umuhanzi se wabiretse mwamwe mumbwira ngo iki kijwi nawe se oya ijwi ryawe nta wakubwira nta muntu ubura umuntu umuca intege ariko nta n'umuntu ubura umuntu umutera imbaraga niyo mpamvu niba ubona umuntu ukunda kugira ibintu bya complexe ukabibona ko afite complexe uba ukwiye kumutera imbaraga ukamubwira ko ibyo bintu ni nta birenze ariko se ntuburi kumubeshya buriya ntabwo uba umubeshya kuko niba umuntu ni mugufi nyine ni mugufi kuki se nta bimubwira ntabwo uri buconge nubwo bugufi nturi bumutere izindi santimetre sibyo ukwiye kumufasha ahubwo kumuteza intambwe yo kugera ahandi hantu urumva donc niba afite uwo mutwe munini ahubwo ushobora kumufasha ukamubwira ati according n'ukuntu umutwe wawe umeze wenda ujye usokoza gutya sibyo icyo gihe umuhaye indi ntambwe ituma noneho abandi benshi batazajya bamubwira ngo iki ko ari munini wenda umuhaye uburyo azajya awusokoza wenda ayo menyo yawe ni impingikirane ahubwo yamubwira ati ibyo bihingikirane byawe mwerekana ku mudantiste amufashe ayo menyo wenda amufashe kuyagorora niba ari urwo rukara rwe mubwira uti icyo gikara cyawe ntabwo ari kibi ni cyiza ahubwo ujye wiyitaho wisiga amavuta meza niba ashobora kuboneka ashobora gutuma icyo gikara cyawe kiba cyiza ariko kikaba kinanoze ntekereza ko hari n'umuntu uba ushaka uwo muntu w'icyo gikara kuko umugabo wawe yashaka umukobwa nyine mugufi nk'aho hari umuntu ukunda icyo gikara cyawe cyiza rwose ukabona ahubwo nunashyiramo ibindi bivuta bicyangiza muzagirana ibibazo so complexe yose ikuzaho ibifite iki ibifite impamvu y'Imana kuko ahubwo ikintu numva nuko wayibyaza iki umusaruro ubu bugufi bwanjye nkahita nshaka wa modo bahora batora wa Miss beza bareba ahubwo nkahita nshaka nk'aba bandi banini bigeze bishyira hamwe bari abantu ni beza n'abanyembaraga yaba big kabisa yaba big mom urumva ahubwo ni beza
natwe tugakora abantu bagufi natwe twerekana nyine ubwiza bw'abagore bagufi ntabwo nabikora ariko ni ukukwereka ko ikintu cyose cyitwa ko ari inenge ahubwo Imana ishobora kukibyaza iki urumva hari nk'uburyo umuntu agira complexe y'ikintu kandi mu by'ukuri n'abandi bantu bakeneye nk'ibyo nk'ubu nari kukubwira nti uri mama ubyaye gatatu ariko gatari kagumye kuba gutyo mu gihe abandi bari kurwana no kunanuka gusubira kuri taye yabo kandi ugasanga yenda nkawe ufite complexe kuko ndo mama kandi hari undi muntu uvuga ati wow uriya mama uriya nabikora gute yego ntabwo icyo ukuntu umeze hari undi muntu ubyifuza wenda nibyo ugendera ku mbago kubera ko wavutse ugasanga amaguru yawe atareshya ariko hari undi udafite n'ukuguru na kumwe we azifite ari ebyiri nibyo koko iyo wenda uri mugufi ariko hari undi noneho we upima utanujuje metero ukuntu kose umeze ukwiye kunyurwa nabyo wenda ufite iyo misatsi y'injwiri ariko hari n'undi umusatsi wanze kumera ko ari urugendo rukomeye kandi ko bikura bikaba byinshi nta rugero umuntu ashobora kugeraho bikaba bitakigihindutse bitagindutse kuvuga just akaba akiyakira nyine muri iyo complex cyangwa se akagira na depression akaba urumva wowe wageze igihe unitekereza uvuga ati ngomba guhindura ariko nta gihe umuntu aremba kwako n'umurwayi agira aho yarembye noneho nta kintu cyabihindura ikintu cyose iyo kibaye cyinshi kiba kibi iyo birenze biba bibi hari ahantu uba ushobora kugera ukabona ikigutangira par exemple nyine uhuye na environnement nziza abantu beza abantu bakwankuhaja abantu bakubwira ko ntacyo bitwaye hari n'igihe babikubwira ariko noneho wowe waramaze kuremba ujya mubwira se ndabizi ndiyizi n'indeshyo yanjye n'ibiki ahubwo munshakira izindi hotaro cyangwa munshakira ibindi iyo ikintu cya mbere mu buzima ni ukwimenya kuko iyo utimenye nyine nta n'undi wakumenya ukamenya none se ubundi uko kuntu umeze byakwica se niba umutwe wawe ni munini ntutekereza se iyo ushatse kujya ahantu se ntuhijyana ukahagera ugasanga umuntu ntajya aseka ngo ni ukubera ngo iryinyo rye ngo rirasa nabi cyangwa ngo ryavuyemo njyewe umuntu wigeze kumbwira ngo yanga ukuntu nseka bintera complexe nkajya nseka napfutseho najya guseka numva byakaye nkapfukaho nkabihisha kandi n'ubu hari igihe nshikwa bikaza kubera ntabwo bifata umwanya ariko kubera cyagiye nabimazemo hari igihe nshikwa ngapfuka ariko uko kuntu useka ni byiza kuko ntabwo amenyo yose yashizemo bamwe ngo ni impingikirane abandi ngo yashizemo abandi ngo ufite mu kanwa hatukura abandi ngo naho umukara wagira ushinya y'umukara nanone ukabizira kandi abandi bamwe bakabikora ngo nibyo bashirishijeho umva ukuntu useka ni kwiza nishake yajishinya hari umwana twiganaga muri troncome yari afite ishinya y'umutuku umutuku pe niwe exemple nziza nuko untamubona ariko ni exemple nziza y'ishinya itukura noneho yaseka prof akajya akunda kumubwira ngo umurabyo urabirije hehe ngo mbonye umurabyo cyangwa abandi bamara muri class bakamubwira ngo ari kubakumbuza inyama yitwa umukecuru ndakuvuze yitwaga umukecuru ikintu kiza namukundiye yari azi kubana n'icyo kintu akajya aseka agatembagara akagwa nkaho hariya hirya akavuga ati agahita akubwira ngo umva niba uzikumbuye kuzigura urumva akisekera nta muntu uzambuza kwisekera ninde ukubuza guseka jya useka jya ucya ku mugani wa mukobwa abantu cyane ku gitsina gore nkunda kubona aribo bakunda kugira utuntu tw'udukomplexe wenda n'abagabo bibaho ariko bitari cyane ariko nk'abadamu ubona bigenda bigira izihe ngaruka ingaruka za complexe hari ukumva iya mbere nyine biraguheza complexe iraguheza nk'ahantu nyine wumva wakagombye kuba hari wishimye ukaba uhari umeze gutya abona ikintu gishobora kugusetsa ukagira gutya icyo ni kimwe complexe niba wenda ufite ikibazo cy'amano yawe wenda ahengamye umwana babwiraga ngo afite amano ameze nka tangawizi ntaba ashobora kwiyambara udukweto dufunguye ibaze kwambara inkweto zifunze kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru complexe nyine hari ibintu iguhezaho niba wenda wumva wakagombye kwiyambara agakanzu kari petetre wenda cyangwa se kagufi ukumva nturi bukambare kuko abantu baguteyemo ikintu cy'uko wendaga amaguru yawe ngo ni binini ni imitumba cyangwa se ngo ni donc complexe iraguheza ituma hari ahantu utisanzura iraguheza ntiwisanzure ariko ntekereza ko mu by'ukuri hari n'ibintu abantu bakora umuntu akitukuza atarakwiye kubikora ugasanga niba ari
umwenda runaka nyine ntashobora kwambara nk'uko wari ubivuze, ugasanga niba ari ahantu runaka ntari bujye ndajya mu bantu se bafite imisatsi myiza nanjye, ugasanga yenda ateze igitambaro kandi atari uko agikunze, ahubwo nuko bamubwiye yuko wa musatsi ari mubi. Hari impande ebyiri rero, hari umuntu ubwirwa, hari na societe muri rusange. Mu by'ukuri niki tukwiye kwigisha societe kuri iki kintu? Ni ukwiga kwakira abantu uko bari no kubafasha kudaca umuntu intege. Par exemple, umuntu ni munini ni kimama kibyibuhiye cy'ikibaju ariko urahora umuca intege ngo Imana iba yarabaye ngari muri we, ntago bakivuga ngo ni munini. Yes, iyo Uwiteka yabaye mugari muri we muri ubwo buryo, ntago abantu bakwiye kuguca intege ngo usuburangana utewe, unaguze izo tayi zitagezweho, ngo subwo kunanutse cyane ngo unaguze izo tayi zitagezweho. Kwakira abantu kandi no hari n'abavuga ngo urwo rwaramunaniye ngo umugabo aramukubita. Niyo byaba ari byo ntago mukwiriye kubivuga, ahubwo tukwiye gushira speed governor mu magambo tuvuga, cyane cyane aca intege abantu tukwiye kubankuraja, kuko iyo umuremyemo icyizere akora n'ibirenze ibyo ari gukora. Yego, ariko ntekereza ko Claire, kuri iki kintu kijyanye na complexe, hari uburyo umuntu abyuka mu gitondo yari yifitiye mood nziza, wa mugane kaza guhura n'ibicantege kubera iki societe abyukiyemo cyangwa se abantu runaka. Ariko nanone hakaba n'igihe ubwira umuntu utaruzi ko umuciye intege, kumbe umuciye intege, muravuga ati wow bagumane gataye keza k'abakobwa, kandi wenda we kumbe nicyo kintu uri kurwana nacyo, uvuga Imana wanteye ibiro nanjye nkabyibuha n'ibiki byose. Je nkabivuga nkaho na appreciate inze ko nzi ko abandi benshi birirwa barwana no kugira ngo bananuke, ntuba wow Claire urananutse ufite agataye keza k'abakobwa, abandi birirwa barwana, kumbe nge ndamukomerekeje kandi ntari mbizi. Icyo cyo ukivuga wankomerekeje ndakomboye ni brag. Urumva ikintu cya mbere umuntu akwiye kugira ni ukutarebera ibintu muri negative. Yego, nabwo nayo ni indwara. Umuntu yakubwira ati we kuri kugenda nk'uwayobye, ugahita ubyumva muri negative, burasa ashatse kuvuga iki? Ujye ugerageza kugorora ibintu mu buryo buri positive. Umuntu nakubwira nabi ushake kugerageza ubizane muri positive. Hari narangaje umuntu wa mugana akoresha, nk'ubu nabwiye ati ufite agataye keza n'ibyo, ariko hari n'urushobora kukubwira we kwanditse amagufa, wananutse nturya, umugabo yarakwirukanye nibiki, urugo rwarakunane. Ye ugasanga umuntu akoresha izo mvugo zitazi normal, nkawe gatabaza ukunda kugira blague. Yaba ari kuri societe abantu benshi batuzengurutse, yaba ari nawe ubwawe, ukwiye kwigaruka ukitekerezaho, kuki ikintu cyose ugitekereza ko ari kibi. Ibintu byose bifata mu buryo negative way, mu buryo bubi bugoramye. Ariko biterwa nuko umuntu akubwiye Claire. Reka da, noneho iyo umaze kumenya ko ariko uhuye n'umuntu ko washizemo Claire, icyo kintu nese umuntu arabyutsa ahita nyanga ku buryo yagambiriye kubyuka. Babarira nanjye none se ubwo se wabuze ikindi kintu umbwira ku buryo uri kumbwira ngo ko washizemo nta yindi ndamukanyuzi. Yes, arakoshe, reka tubitekereze ko akubabaje. Ariko se wowe urumva uri buhere mu gitondo babaye ukagera saa 12 kuri uhuye n'abantu bose bameze gutyo. Ntabwo uri bugeze nimugoroba, ariko mu by'ukuri nanjye nitekerezo kuki se mpuye na Claire nkahita mbwira ko washizemo, ko wanditse amagufwa mu by'ukuri. Claire, reka turekere aho kubwira abantu noneho nibwire. Sibyo? Nekereje ko ndi buhere saa 9 za mu gitondo mura n'abantu bameze nka Fidel Gatabazi bari kumbwira ayo magamba bless. Kuki ngiye ngomba kubaho mu buzima buri gukomeretse, kuki nagomba noneho gushaka ikintu kigomba gutsikamira ibyo bintu. Numbwira ngo nanditse amagufa ndahita mvuga nti okay bura niko yabibonye. Mbabarira kandi nawe wambwiye ko ariko watangiye nawe uraza kugera ahantu uko byagenda kose ujye muri miruwari ukatari ko ntago miruwari iri bubure, ariko ushaka ikintu kigukavaringa, ikintu cya mbere, sibyo? Nta ubereho wowe, sibyo? Claire abereho nge, ntago mbereho Gatabazi. Yego haraho bigera ugasanga ni magirirane impamvu uzi byibura ikintu cyamfasha keretse mpuye n'undi muntu uri bumbwira ibintu biri positive. Ni namubona ndi bugire pressure. Ugomba we ibyo bintu byiza Gatabazi takubwiye genda ubyibwire. N'abantu bose bagira izo mbaraga zo kubyibwira Claire. Du crée your mindset is strong. Kuko none se nuzahura n'abantu baro guca intege se. Dutekereze ko nta muntu uhari wo kutubwira ngo mama. Gataba nta muntu uhari wo kukubwira ngo akunda iyo rende yawe. Bose niba kubwira ko banga iyo penke ubogosha uzabigenza ute kandi uyishaka. Tayikuraho. Okay, niba udashaka kuyikuraho uzawaye umufuka. Zajya nihisha nyine nicyo kibazo. Aha, sinshaka kwihisha rero.
ndashaka iyo penke kandi nkabaho nka Claire nyine nkabaho nkanjye nta wundi muntu hari kugira ngo ambereho. Ikibazo suko umuntu atagera kuri iyo stage ahubwo ni by'umuntu wari wese cyane iby'umunyembaraga yakora iki kugira ngo ajye kuri iyo stage yo kujya yiganiriza yiyaturaho amagambo meza yibwira ibintu batamubwiye. Kundarine gahonga iruriya mukozi w'Imana nanjye kwanga uriya mwana w'Imana umva simbizi niba akurikira SINAI TV arayikurikira cyane niba yireba ndamukunda ku buryo donc shaka kuva ku kiganiro yakoze kimwe nabona n'ahandi niki nkajyayo akunda kuvuga ngo kwikunda nta muntu hari wagukunda nk'uko wikunda. Ikunde ibwire neza ikundwa akazi iteteshe uri mwiza ninde ukurusha ubwiza ninde waremanywe nawe gataba nyine Claire impamvu uri kuvuga ibyo bintu nuko wagize kuri stage iyo stage kandi ufite urugendo wakoze ndetse runakomeye. Urugendo nakoze muri kiriya gihe muri secondaire iyo umuntu azakubwira ngo Claire ikunde ibwire neza yumvisha kuri muremure genda witabire Miss Rwanda barakobwa wiyumvisha ko basumba niba gushyiraho kuri ya metero babapima gutya wumve yuko ufite metero ebyiri ahubwo ko basumba bose. Claire ibyo bintu wari kubyakira uri kumbwira biratandukanye. Oya ntabwo bitandukanye nambwira ngo ndi muremure kandi siko ndi mugufi ngo mbe muremure. None se mu magambo nibwira nafite za mpingikirane sindi bibwira ko mfite mu kanwa heza ngende smiling mbe proud. Nubwo uri mugufi ariko nubwo bugufi ni bwiza ntabwo basi ntabwo ugeze kuri stage uri mugufi ariko ku rwego rwumvikana uri igikuri ariko nturi umupfu uri igikura ariko nturi kugura oxygene uri muremure ureshya nk'urwego ariko at least ntabwo uri kugendera mu mbago uri kugendera mu mbago ariko ntabwo uri muri oxygene baba bari kuku donc buri stage yitwa ko ari mbihari hari undi muntu uri munsi hari umuntu uri munsi yayo. Yego reka nkubwize ukuri umuntu ni muremure aho ati uri kujya kumarura imvura ni mugufi ati ureshya n'ubutaka n'ukuri kw'Imana. Ibyo bintu byombi ntabwo ushobora kunezeza abantu ahubwo ndi kugira ngo nawe utubwire umuntu arakora iki kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo kwiyatira ayo magambo. Claire ntabwo ari ibintu by'umuntu wari we wese. Okay niba wowe n'uri nta kintu wakishoboza undi se n'icyo ubishoboza utekereza ko no gutera intambwe imwe buryo wabishobora. Yesu amara complex Yesu aruhura umutima. None se Claire mbere ntabwo wari uzi Yesu nari muzi ariko urumva nakubiye ko nari umwana. Ikindi cya kabiri aho ntangiriye kumva ko nyine mfashe ibintu by'agakiza mu buryo noneho buri avance donc kumva ko gutekereza ngo Yesu iki kintu ntabwo nabasha kukimanaginga ndananegora nambaye hotaro no muri douche wanduhuye umutima. Uzi ko ubu ngubu nshaka kwambara umukenyero sintinye gushyiraho barrene kabisa nkagenda proudly n'ubu nari nambaye agakweto kagufi nuko natekereje ko wari wambaye ko hasi rwose ariko kera ntabwo wari kubimbwira ariko Yesu agufasha muri urwo icyambere no kwemera ko nyine ibyo kibazo gifite. Yego warasenze aho hantu uhava uri strong cyangwa byabaye urugendo nanone uvuga uti noneho imbaraga nkwe muri aya masengesho ngiye kuzitwara mbishyire muri pratique buri munsi zajya mbyuka niyaturiho amagambo meza nibwire ngo Claire uri mugufi mwiza hari umuntu ugukundira ubwo bugufi n'ibiki umuntu abigenza ati nafashe decision nafashe umwanzuro wo gushyira hasi inkweto ndende zose nari mfite njya mu isoko ngura inkweto ngufi ngura umoja ngura barrene ngenda gutyo nandi ikintu cyanshimishije nuko nabonaga n'abantu bankunda bakomeje kugukunda donc akenshi nk'abana b'abakobwa akenshi iyo bageze mu myaka yo gukundwa yego nyine ntabwo wajya kwibaza uzamura ndeshya bari abahungu barebare hato mvuga ngo ntacyo bitwaye bya ukabona umuhungu aragukunze n'ubundi kandi ukabona ni muremure ugahita uvuga ntacyo mbaye kandi no muri donc gufata ama decision kavuga okay none reka nge nseka bizamura akaza rimwe bwa kabiri azaba bagiye ko kishinyange ari umutuku nese ndateraho urupapuro rw'umukara rukora iki. Hari uburyo nk'umukobwa ashobora kugira complexe ku umuhungu ureshya gutyo kuko arankunda cyangwa ari marambeshye cyangwa ari marambeshye ntago bijye bibaho ntago byambaye ariko bishaka kuba no ku bandi ariko ni cya kibazo nyine cyo kutiyakira kandi uko kutigirira icyizere nawe bishaka kumuca intege ko ajya avuga se ngo abantu bagufi bafunga umutwe
ngo kubera bwa bugufi bagahita bavuga ati umva umwanzuro nahagazeho nyine umva naguhinduka ubona kagenda ibyo bintu nibyo kre yenda abagabo nibo bakunda kubivuga ngo abagabo bagufi mana yanjye murababeshyera bagufi biterwa n'imico wawe na kavukire donc none ngo abagore bagufi cyangwa se abakobwa bagufi ngo ngo bazi gutanga keya ngo umva ngo bari hambo tuzi gutanga keya kuko ari byiza mvuze niyo mpamvu mvuze ngo ni bagufi tuzi gutanga keya ntabwo dufunga umutwe turi abana beza ni ukuri ngo abakobwa bagufi ewana ni abana beza ngo umugore mugufi burya yubahwa oya abadamu bose n'abarebare n'abanini n'abanini ubwo abadamu ni beza abamama ni beza nuko abagabo nabo ni beza atari cyane yego hari nk'abantu babona couple akavuga se uwabuze umukobwa ku buryo uza n'umukobwa ureshya gutyo bite what's wrong abantu bakavuga ati mana uburozi burakora ndemeye noneho cyangwa se urumva mu by'ukuri abantu bagaca intege ku bintu nk'ibyo couple yanyu ntabwo bayikomanse ibintu le jour tuyerekanye mu rusengero baravuga ngo couple il ngo twabonye couple il urumva il ka i kaba ari kagufi el izabona ngo mbega couple il noneho bituma noneho mpita ngenda numva ari il ariko n'umuparteneri wawe aragufasha ashobora kuba bizi ko iyo complex ubwo icyo gihe urambaye metero zingahe z'inkweto noneho ubwo rukweto uyu munsi sinarwambara ntabwo narushobora kandi nararugenda kandi ngo ntako wari wagize n'ubundi guma ari il yari il byaraboneka kandi urwo rukweto rwaramenze nashaka urukweto rutazamvuna kandi rubyumva ko ari rurerure ni ukuri nka 20 cm rwarurerure cyane urumva ariko n'uyu munsi hari nk'uburyo ushobora kujya kwa muganga yenda gukingiza uyu mwana ni uwawe kandi ukibuka ko uri umubyeyi ubyaye gatatu ese Claire ubu warakuze ku rwego rw'uko ibyo bintu nyine warakize ku rwego rw'uko kuko umuntu ashaka kubwira ati atarabona impeta akavuga ati wa mwana wemereza rya cupa ry'ama icyo gihe nuhita uhindukirana kamera ko ngatumva ndarimuhereza ahubwo mukanya agahita abona nambaye impeta ngo sorry shana nabonye ko uri umumama nyine biragukomplika avuga se bizageza ryari we nzarinda nzanimvisa abantu bagitekereza aho kavuga ntabwo abinyise kuko ansuzuguye niko yabibonaga ndamukorera iki nese ndamutuka ngo uribeshye cyangwa umuntu akumva umuntu akubwiye ngo ushango wari tsura umuntu akicara nese ngene nisharirije mu muhanda kugira ngo babone ko ndenze ntabwo abibona hagiye wigeze wifuza byo nko kubyo uvuga uti mbe mugufi ariko basi mbe munini byibuze najyaga numva hari nk'igihe ujya gusenga kumva nk'umuntu avuze ngo Imana iravuze ngo izakubyibushye nahitaga mvugana Imana mu byifuzo mfite icyo nikirimo nurumva uri mugufi niho yongera kubyibuha donc birakabye avuga okay ukuntu umeze taye yanjye ukuntu imeze nye nta kintu ntwaye nge numva nta kintu bintwaye nabyibuha bipfa kudakabya nyine ku buryo yenda bitsikamira nananuka nge ntacyo bintwaye kandi uko ubyibuha nuko wahita umanuka ariko byose biri mu cyubahiro cy'Imana ndanyuzwe hari igihe ubyibuha Imana ikubahirwamo hari igihe unanuka Imana ahantu hose harimo icyubahiro cy'Imana ndanyuzwe ibindi bintu wabonye bikomeye bijye bituma abantu bagira complexe n'ibiki mvuge iki ndakubabariye ko nanjye mfite complexe nta complexe reka nkugirire ibanga ibintu bikomeye isubwo n'ibiki buriya muri comment nabo n'abakunzi ba SINAI TV bazabishiramo wenda tubwira ati nanjye nagiraga akaga complexe ariko karashize cyangwa se atubwira ati ntago karashira agakovu ko ushaka kuba ufite ushaka gukora accident ikaba yaguca akaboko bibaho ukumva ufite complexe yo kuba akaboko kadahari ariko Imana yatumye wenda kumugihumeka afite ikintu izabimaze hari igihe uzavuga Imana abantu bari bafite complexe ziruti zako kaboko wacitse bakizwe hari nk'abantu baretse kuririmba kubera ibyo bintu by'abantu babaca intege ntakagira umuntu guca intege cyakora Imana nikubwira iti uri mu mamagara utari wawe uzayibaza uti kwaririmba nk'indirimbo ya mbere uri imbere n'iya kabiri Yesu Kristo ndiko mwene da umva aho kugira ngo ucike intege shaka abaririmbyi beza bakwigisha uguti okay muci intege ko ntazi kuririmba reka njye kubyiga hari n'igihe uba uvuye kubyiga ukavuye ku nyundo ariko oya Fidel aho urakabije ni ikizi ukaba warabyize ukaba wumva uririmba neza kuko none se turi mu isi y'urucantege Claire uyu mwanya nkunda ukuntu uririmba ariko hari undi ushobora kubwira ati umva yewe umva Fidel mbaje kugushimira niba ukunda ukuntu ndirimba ni ukuri
ariko hari undi ushobora kuvuga ati umva kire mbabarira ntukaririmba aho abantu bari. Uwo muntu rero uzabimbwira ntabwo nzabyitaho kuko kuririmba ndabikunda, sibyo? Ndabikunda nabitewe no kugira ngo nyine nigaragaze, oya mbikunda ko numva bindimo. Niyo ntajya muri korali mu rugo naririmba, no muri douche naririmba, nanatetse naririmba. Rero umuntu umbwira ko nabishoboye nzamubwira nti wowe kubera ubishoboye rero bikore cyane, nanjye ureke mbikore gahoro. Ubwo sinzabikora cyane nko ku rwego rwawe, nzabikora nka Claire, nzabikora nko ku rwego rwanjye. Niba umuntu ubona adashoboye ikintu, we noneho gikore cyane, ugikore cyane noneho akwigireho. Icyo ubwira umuntu ko ikintu atagishoboye. Uzi ko bijyanye no kwikunda, ngo uburyo umuntu agomba kwikunda, ariko kwikunda ntabwo ari byiza nyine nanone. Ese ntugomba gukunda bagenzi bawe nyine? Urikunda ku ruhe rwego ugeze ahangana iki? Kwikunda cyane ugakabya. Yego. Ugomba kwikunda cyane ugakabya. Sure. Nta muntu uzagukunda ngo akabye. Biravamo ubwirasi bavuga ngo urumwibone. Okay. Abantu ndubivuga. Karibona ntikareba ukuntu kareshya. Aribona ntabona ko afite umutwe mubi. Aribona urari kwiryaga. Umutwe mubi ariko n'uwanjye. Urumva? Umutwe mubi wanjye. Ari kuryagagura kuriya ntabona amaguru yiwe ko atambamye. Ari kuryagagura kuriya ntabona ko ataberwa. None se ufite ligne droite ndi bugenderaho ngorora amaguru yanjye ku buryo ibintu mbwira nabiha agaciro. Ikintu cyakora ikintu ngomba guha agaciro. Ni ukuvuga ati Claire, iki kintu ukora ntabwo cyubahisha ubwami bw'Imana. Cyangwa ibi bintu uburyo ubikoramo urexagera. Ntabwo byubahisha Imana, ntabwo bihesha Yesu icyubahiro. Icyo gihe nca bugufi. Naca bugufi nkakumva. Ariko umbwira ngo Claire, ukuntu ureshya ntabwo ujye ubibona. Ndakubwira ndabizi kuruta uko ubizi. Hari n'izi mu Kristo wa mugabo we, cya kigabo cyitwa bwihebe cyangwa igihanda bwihebe cyaramubwiraga ngo ntabwo wibuka ko wataye umuzingo, ntabwo wibuka iki n'iki, nibuka ko wasinziriye. Ntabwo ati ibintu uvuze ni bike kuruta ibyo nzi, niba unabishaka nkwibutse. Ariko umwami wanjye yarambabariye. Nibyo koko ibyo umbwira nibyo, ariko narabirenze, ntabwo nyiri kuri icyo kigero. Mu rusengero bibaho ko abantu baca abantu intege bigatuma bagira izo complexe, cyangwa ibyo turi kuvuga n'ibyo hanze y'urusengero? Mu rusengero ga nabo abo bantu abantu bagira ikibazo cyo ngo nakomerekeye mu rusengero, ngenda bababarira kubera ko aba yarize agakabye. Ari ikintu Apotre Gitwaza akunda kuvuga ngo ari umunyamakuru amubaje ngo niki kintu wumva intege nke zawe, niba ari nk'intege nke zawe cyangwa se ikintu kikubaho cyitwa cy'intege nke, ngo kwizera abantu. Yego. Ikintu yaba yarakoze nk'ikosa mu buzima. Kwizera. Kandi nubwo yavuze kure n'uri ntabura kubizera, aba yashyira mu nshingano se abantu. Kandi azimushiramo atari uko amwizera, n'ubundi aracyabikora, ariko n'ubundi still ni intege nke. Ariko kandi muri izo ntege nke Imana imuheramo imbaraga ikanamusova ikamufasha, kuko ababikora kugira ngo agirire neza iki abantu n'ubundi. So muri izo ntege nke zawe ndumva nshaka ko ngiye hose ngarura sinzana. Mu ntege nke z'umuntu kuriya ushaka kuvuga ati ikintu waba waragiye nk'intege nkeya mu buzima, we yavuze ko ari ukwizera abantu. Ariko umuntu ashobora kuba yagira intege nkeya nanone bikamutera imbaraga zo kugira ikindi kintu runaka yakora. Cyane cyane ku bintu bya complexe yenda tugize nka conclusion. Complexe ku mpande zombi. Hari complexe twavuze ko hari complexe umuntu yihawe ubwe. Hakaba n'izo societe imuha. Kandi twaje kubona yuko kugira ngo zitizwe umurindi cyangwa se ibintu bikure, nuko abantu ari babigiramo uruhare no kugira ngo binanuke cyangwa se bishire, n'abantu babigira. Conclusion wumva watanga ni iyihe kuri isije? Ku mpande zombi, urahera ku muntu ufite yanenge runaka cyangwa se kakantu yumva ko katari keza, ariko tumwibutse ko arasa n'Imana, yaremwe n'Imana. Bivuga tubu n'Imana ngo ni ngufi gutya cyane ni ndende. Yego, ku mpande zombi. Conclusion kuko nta kintu kitagira conclusion, niyo yaba ari ibaruwa igira conclusion. Hako ntabwo nagufatira umwanzuro wowe ubwawe udukurikiye. Ni inama icyambere kubwira societe tubamo, tunatuyemo biragoye ko societe yose yahindukira rimwe. Yego. Nabyo ni urugendo. Donc
gutekereza kutaberaho guca abantu intege ahubwo kuberaho kubasapotinga kubatera imbaraga kandi burya namwe mureba ahantu umuntu afite intege nke iyo urebye umuntu itumeye ukavuga ati ngo nkurikije imyitwarire afite hari akantu atariyakiraho dore ari kujya guseka agapfuka umunwa kubera iki wenda ari kugenda ukabona ari gushaka kukihuta cyane ushaka kumwaniriza ukabona ko hashobora kuba harimo akabazo donc wihita ubimwereka rero ko wabibonye ahubwo mufashe kugaruka ariko muri positive way mu buryo bwiza umufashe kubana n'icyo kintu umufashe kwiyakira please umutsikamira please uri kwica izindi mbuto nyinshi hanyuma nawe uzi ko ufite complexe reka nkwibutse ko nta muntu utagira complexe niyo yaba nde niyo yaba nde njye buriya ko ntayo ngira kubera ko byari kera okay dukomeze nta muntu utagira complexe mana yanjye Claire kuganira nawe mana yanjye uzi ko ushobora kugira complexe y'inyinya kandi ari abantu bayikunda oya sinyigira mpora nseka ibyo byo nta kibazo ni urugero nari nanze rero wowe ubwawe ugira complexe ayiwe ukwiye kwikorera urugendo kwikorera kwisura ukwiye kwisura wowe ubwawe ugakora session yo gushaka kuva muri iyo complexe kuko complexe ntabwo ari nziza hari amahirwe ikubuza hari ahantu ikubuza kwicara hari ahantu ikubuza kugera abantu bafite igiterane kumva ntabwo wajyayo abantu bafite amasengesho kumva ntiwajyamo abantu bafite kubuhura ngo baganire bishime basangire kumva ntiwabajoyininga hari ibintu runaka ushoboye ariko ntiwagera ngo ubipresente complexe ntabwo ari nziza ni ukurubana n'ikintu kitari cyiza ahubwo bikorera urugendo uvuga uti okay ngiye gukora urugendo rwumvana muri complexe niba binani reka mbwire Yesu aze tujyane Yesu tujyane muri uru rugendo ni urugendo rw'iminsi 7 ngiye gukora rwo kwirwanyaho complexe Yesu mfasha niba ari 30 yo kwiganiriza ubyikorere wiganirize none izo complexe gahoro gahoro zizashira ntabwo mbwe ngo uyu munsi ngo reka complexe naba nkubeshye naba nkubere nka wa muntu uzakagutubura ngo uhereye uyu munsi ngo uragiye kandi wenda yanahishuriwe ari kera ariko kujya kuruhura umutima sindi bukuruhura umutima akakanya mubwire ngo zirashize ahubwo ko urugendo ubwe ngo reka nkora urugendo niba ari ubwo bugufi iga kujya wambara barlene ugende nyine niba ari ayo menyo y'impingikirane gerageza no ukusanye amafaranga uvuga uti nzashaka umudentiste mwiza w'umuhanga amfasha yamenyo yanjye asubire niba ko kubona utabyakira asubire ku murongo niba kandi nubwo bushobozi budahari okay igakubana hari n'igihe wazase kugatembagara umuntu agahita avuga ati nkurikije ayo menyo yawe ngiye nguteye inkunga ngo no nkujyane ku muntu agufashe nkurikije ukuntu ukunda guseka kandi ayo menyo yawe afite ikibazo nkurikije ukuntu ukunda guseka kandi amenyo yawe yaranduye ngo no nkwereke umuntu yakogereza nkurikije ukuntu ukunda kwiyakira uri proud y'umusatsi wawe kandi utameze neza mwemere kujya ujya muri salo buri kwezi mwemere amafaranga ya salo yego cyangwa se reka twe kwizera ko hari n'undi muntu ushaka kubikora nawe uvuga uti according n'umusatsi mfite mubi reka noneho ushaka umuntu wo muri salo uzobere mu kwita ku misatsi nanyita amezi 2-3 nzaba ntagize umusatsi mwiza yego umva Imana ibaho umugisha tugiye gusengera umuntu ufite icyo kibazo mu by'ukuri birababaza nkuko nawe wavuze ko iyo situation wayibayemo birababaza tugiye gusengera uyu muntu rero kugira ngo Imana imushyigikire imufashe muri uru rugendo nyine atangiye niba yemeye ati nkuko Claire bivuze ngiye gutangira reka dutangirane nawe dusenga Imana ariko nawe akomeze nyine kuri urwo rugendo karibu no gusenga Mwami Imana yacu nziza turagushimiye cyane umukozi w'umuhanga tugushimira uburyo waturemyemo mwami n'uburyo bwiza cyane waturemye neza uradukunda uradutetesha utwitaho Mana turi beza muri Kristo Yesu turi abantu badasanzwe tutitaye ku byitwa inenge n'imiterere yacu by'inyuma inenge mbi cyane n'inenge yo ku mutima inenge mbi cyane n'umutima mubi n'ukwanga abantu n'ukudakundana ariko inenge zitwa ko arizo twisanganye twahuye nazo kubera amateka twahuye nazo kubera ko twavutse ari uko bimeze zose zibereyeho kugira ngo ziheshe izina ry'Imana icyubahiro nta kintu kimwe waturemanye kigayitse
nta n'icyo waturemanye gisuzuguritse kuko wabikoze wabitekerejeho ahubwo turakwinginze muri Kristo Yesu ngo bitange umusaruro mwiza bivuga ubutumwa bihereza abantu benshi kuza kuri Kristo kandi muri twebwe hatobokemo iyindi soko y'ibyiza y'ibyiringiro itwereka ko turi abantu badasanzwe yereke uwo muntu ucogozwa cyangwa se ukubitwa hasi n'iyo nenge cyo yita inenge imwereke ko wagiheraho ahubwo ukakibyaza umusaruro yaba ari ku buzima bwe bwite cyangwa se muri sosiyete ugatuma abantu bo mu isi baheshwa umugisha nawe nubwo abyita ko biciriritse ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa kandi ijambo riravuga ngo dukunda abandi nk'uko twikunda ntabwo wabasha gukunda undi muntu utabanje kwikunda uhereza uwo muntu natwe turaha twese kwigira urukundo rusohoka rukajya no gukunda abandi ntabwo wabasha gukunda uwundi muntu utabashije kwikunda uduhereza urukundo ruva muri twe rukajya gukunda abandi ni ukuvuga ngo ruzaba rwabaye rwinshi hanyuma rusesekare rumere nk'amazi atemba urakoze Yesu wacu mwiza dukunda ko ibyo bintu ubasha kubidukorera kandi dusengeye bene data batandukanye mu bice bitandukanye bahuye n'intambara zibasiga hari ibintu zangije ku mubiri wabo Uwiteka abasure abereke ko hari n'ibindi bikomeye byari kubabaho biruta ibyo barimo ubahe kwiyakira hanyuma n'ababihawe ko babivukanye ubahe kubyakira mwami ndagushimiye kuko ari wowe utumara complexe ndagushimiye kuko ari wowe utumara ubwoba kandi ukadutinyura udutinyure muri Kristo Yesu kandi ubasha gukora ibiruta ibyo dusaba ukaduha agakiza keza kazima kuzuye gashitse kari ku rugero Imana ishaka ko tugira nako turagasengeye kugira ngo kaduhe mu izina rya Yesu Kristo we mugisha bene data wo kuri SINAI TV amavuta yawe kuri wo ubwenge bw'Imana bubabeho kandi uburinzi bw'Imana bubabeho muri byose turagushimiye kuko twitaho mu izina rya Yesu Kristo amen amen turagushimiye cyane Claire hari imbuga nkoranyambaga ukoresha cyangwa YouTube channel baho n'indirimbo zawe uratubwira ni buryo utangana nimero ya telefone nayo hari channel yitwa The Impact yacu imaze iminsi tari ibiganiro bishya ariko abaho ibiganiro byiza The Impact yacu abantu bayisura na channel iriho indirimbo ni Claire Umumararungu official hanyuma nimero yanjye ya telefone ni 07 88 4 3 2 7. turagushimiye cyane usuza umutware ndetse n'abana kandi twizere ko n'ubutane tugutumira kuri SINAI TV uzaza urakoze cyane ibiganiro bya SINAI TV biracyakomeje komeza ubane natwe inshuti shalom shalom